Era sasa kagatindi. Cha umfasha. Hawoni ryanya yembuga kwe. Ugira unje amafaranga yanje. Ariko buretse sha buretse. Yewe we. Sunda nyura he none nyura. Yambwa. Ariko uryenje. Mujyante gakesa mutamukangura. Inde. Umushi. Ariko wajyoreka imikino. Umushitsi inde suretse ko hangaha. Ninde se wanahaza ahubwo? Ngoze ko haryama. Unzi n'umuhungu cyangwa n'umukobwa? Umukobwa nasanze aryamye yagiriwe nabi. Cyamwe murate mbaze n'icaki cyo gahunda na boss. Hasi zibi bikweto byo biba bishaje koko. Abona bigira abakiriye. Nabagiranye. Ushize barambabaje wagiye wivumbuye. None se ariko ngewe aho ngiye hose ndagusanga. Aho nigiye hose ndagusanga. Ahubwo yo kuki ukunda kunsanga ahantu buri gihe. Ubwo ni wo hansa. Harya wowe ukora business nijoro? Ntago ari ubizi se. Uri muri business? Ya business zanjye nawe ukagira cyane. Barakataje sha. Cyane ibibazo amacari we. Asa byaranyishe. Ariko manzo umukobwa aranamukundaga. Manzo umukobwa aranamukundaga. Cheka sha wamukwereka nawe wamukunda. Ntago namukundaga na none ndacyamukunda. Na n'ubu rwose. Ariko ubundi nitujya duhura. Nari navuze ko nta kintu nzongera kukubwira. Tujye tuganira ibindi bintu ariko biriya jye ubyihorera. Kubera iki? Kuri umwana ubundi tuba tuganiriye. Aho ubundi ubwo warize. None se nawe wize gusa. Kandi hari igihe nshobora kuguteza imbere. Heza imbere. Nararangishije ahantu hose. Mbese nta kintu ntakoze. Ubwo se arangishije gute? Nyine natanze amatangazo ndanarangisha. Mbese nuko abandi barangisha? Abandi barangisha uko yambaye, uko ateye, uko asa. Kwasa? Uko ateye. Nuko yari yambaye. Hese ubundi we kutanamumenya kutanamubona aho yaba ari. Nshobora kumwibonera. Aya ngiye kubikubwira ubwa mbere n'ubwa nyuma. Nta kintu uzongera kukubwira. Kubera iki? Aya uwo mukobwa yitwa Grace. Ni muremure. Ni n'inzobe. Ibyo ntibihagije? Yari yambaye gute? Yambaye gute? Yambaye imyenda. Imyenda zisute. Tangiye bya bibazo byawe kandi yari yambaye imyenda y'umutuku. Ceceze gusa. Aho mara amako gafanta vundi ugende dore buranije. Burije se kuri kunyekana. Abana bagomba kujya batakara. Bagasinda amazi.
badasha ndabazisha ngo n'umuheto uraje oya ntago wize wowe mwiye se ko mbona uri kwiyahura mbona inzoga zose niho uzinyweye yorere kagurube gase ko byagenze nyine tuma wiyahuza inzoga gutya yorere nyine wowe ntago wize tabimbwiye niba rero ushaka kunywa urumva mvane w'induru akira iyi ngiye ntabwo nayiguha ntabwo wize wowe none wize zose wazinyweye kuko wize fata kara hanyuze kandi nawe byakubaho sha nawe byakubaho ibyambayeho nawe byakubaho kandi ni ibiki se byakubayeho byatuma wiyahura sikoro mitsingi sinatoro wavanze kuri kwiyahura se wabaye niyahura ese ubu nturi kwiyahura izi nzoga zose niwe uzinyweye wenyine izi zose ziri hano apfa basuka mumeze nk'abasazi n'iryari wabonye aho inzoga yishe umuntu ubu nturi bupfe cyazana ngo bibe amere kuri izi ngizi zitakwica kugira ngo uze gupfa ndahangaha wapfa nagiye kuri kwiyahura katsinda uko nyine gukubita imbwa y'umuturanyi ngira si byakubayeho byatumye wiyahura ukanywa inzoga gutyo ukavanga sikoro ukavanga mitsingi ukavanga sinatoro pirimusi ni ibiki byakubayeho byatumye wiyahura nyimara kubimenya ni biki kandi nawe byakubaho ushaka urumva nawe byakubaho n'umumama ubona nk'ubu ngubu ejo bundi ako wanyereka uwo muvuna muheto nkamumenya gusa agiye kwa muganga urumva noneho harura agiye kwa muganga noneho yakwipimisha usanga waranduye none se kwandura nibyo byatuma wiyahuza inzoga imiti irahari y'ubuntu wagiye gufata imiti se kugira ngo wiyahuze inzoga none se inzoga ni imiti umva rero nawe nkubwire urumva niba ushaka kunywa nge nakugira inama yo kujya gufata imiti ntabwo nakugira inama yo kwiyahuza inzoga none se uri kwivura umwe ni ariko ureka amagambo yawe uranyumva neza kandi rero nurangiza urituca ejo uzajye gufata imiti ntabwo inzoga ari imiti ntabwo bikureba akabyeri kamwe umpaye se hanze ziba ntabwo bitari kwiyahura neza nkayo uracyahari reka nigende nuko wanze nkayimara rekera toka yes ndabihinduye genda mvuwanjye aya n'ubundi abantu nkamwe toka kwenda genda woweho nutanywa imiti urapfuye asizemo iyi umuntu umaze iminsi utubwira ngo ari hano mutwereka turashaka kumureba cyane rwose ubu natubwira
N'uyu se batavuga Yego nawe nabonye ko azi kuvuga. ntabwo avuga Kavugize ukuri. Uyu muntu tugira tumuvane hano. Urumva? Tugira tumuvane hano ejo atazadukuririza ibyago. Urumva? Se muri kwirukanishwa n'iki karuka abanyabyaha birukanka nta n'umuntu bakoze. Abamufashe bakamukubita bakajya kumujugunya aho bamujugunye. Bibeshye bakamenya ko ari hano. Urumva twabakira? twabwirwa n'iki se aho yavuye Urumva arakubwiye ko ari ikiragi. Ikiragi cy'abanduza icyaha ageze inaha ngaha gutya. reka rero nkubwire ntabwo ibi ngibi ari ibintu byo guhubukira gutyo gusa ngo dufate umuntu duhite tumwirukankana tutazi n'aho tumujyanye tugomba kubyitondera tukabigenza buhoro Nyamara njye ndabona ariko bimeze tuzanire bya bintu byacu tugende turaza kureba ukuntu twabigenza tumugeze aho yaturutse turebe.